nzi neza ko iribagiza mu bantu. Sibyo se ndi kwibeshya? Oya nibyo iribagiza turabana. Nzi neza ko n'umwana w'uyu mutoya yerutse kubyara inshuro nyinshi ari wowe ujya kumuzanira utuntu. Ndakubona ndakuzi naranje kukumenya Fisto. Okay, ndumva nzeho byinshi. Nakubwira n'ibindi rwose byinshi cyane byerekeye kuri wowe. Niyo mpamvu rero iyo njya guhitamwo umuntu mbanza kumenya uwo muntu niba koko yaba umwizera. Sibyo? Ntekereza neza ko rero nta kwibeshya mfite. Ikibazo nawe urakizi kubura umukozi mu rugo ukemvita umuntu ugabakareba umuntu utazi. Noneho rero tudatinze mu magambo. Sibyo? Ndashaka kuntega amatwi unyumve neza icyo ngushakira. We mwana wayiribagize. Ndamuzi. Uriya mwana ndashaka kumunyicira. Ibyo mvuze ni Ikinyarwanda kandi nzi neza ko uzi Ikinyarwanda nicyo turi kuvugana. Uriya mwana wayiribagiza ndashaka ko umunyicira. Icyo uri bukoreshe sinkizi. Rugema yisanze muri situation atatekerezaga ku buryo ibintu byakomera cyane nka guca. Yaje azi ko aje gutarura umugore we tuzi nka mama iribagiza, ariko ibyaje kuba yahura nabyo nagahomera munwa. Navuga ko ibya Rugema na mama iribagiza bikomeje kugenda byayobekana kuri buri umwe wese, kuri buri ruhande rwose bikomeje kugenda byaba ibitangaza ndetse byakomeje kugenda biyobekana ku buryo bikomeye cyane. Ubwo iribagiza ndetse n'umugabo we bapanga kuba bajya gutarura mama iribagiza kugira ngo aze arwarire hano kwa Cyusa. Bimaze kwanzura yuko mu masaha nimugoroba bari buze kujyayo bakajya kumuzana ku kibi no kukiza akaba yarwarira hano kwa Cyusa. Nubyo bitangaza Iribagiza yari yicaye ajya kubona abona mama wiwe arizanye gake gake ababara cyane, arambwira ati kuki wiriwe wigora kandi nari buze kugutarura. Ubwo yaragiye kumuzanira umwana ngo abe asigatiye, nibwo Rugema utagira isoni yaje kuba yaza yinjira mu nzu ubunyonyombe kugira ngo amuterure amujyane. Nubwo filime yahise irangira rero hano ngaha ibyaje kuba byakurikiraho nibyo nje kugira ngo mbe nakwibiraho gakeya kugira ngo tumenye hamwe ukuntu byaje kuba byarangira. Ubwo Iribagiza yasohokaga agasanga Rugema arimo aretetana mama we kugira ngo yongere amujyane, yese ahamagara umugabo we Cyusa kugira ngo aze arebe ibintu iyi nkozi y'ibibi Rugema iri kuba yakorera hano mu rugo rwabo. Bahise bahamagaza abandi bakozi baho mu rugo, bose baza n'ibibando nkuko mwabibonye kuri thumbnail cyangwa nkuko nabyanditse kuri title, kugira ngo baze kuba bahereza isomo uyu mugabo Rugema utagira isoni ikomeje kugenda yabangiririza umuryango. Rugema yatangiye kuba yapfukamanga kugira ngo asabe imbabazi, ariko byabaye iby'ubusa kuko asanzwe agira amanyanga menshi cyane. Ni umuntu bamenyereyeho utuntu tw'utunyanga. Bamubwiye ati hama hamwe zikurye, ni weho wabyizaniye, hama hamwe zikubone. Hano ngaha rero byaje kuba byamubana ibibazo bikomeye cyane nkuko ngiye kuba nabi kubwira 5 kuri 5. Urasabwa kuba waguma hano kandi ukanatwiyungaho ubicishije mu byo gufungura ibuto ya subscribe nawe ukajya mu bandi. Hari abajya bavuga yuko batazi aho iyo buto ya subscribe yaba iherereye, naho munsi ya video hagati ya ku ruhande rw'iburyo. Ku rundi ruhande rero umusaza wa Nyirantambara nawe yarubiye, yari Amavubi, yarubiye ari guhamagaza aho Fisto ngo aze amuhe akazi cyangwa se ikiraka cyangwa se akazi k'ubugizi bwa nabi, ashaka ngo agende yice umwana wa Iribagiza. Mbese ibi bintu byo muri kubona bigiye kuba show, bigiye guhurirana, film igiye kujya yaryoha. Noneho nimba Rugema amaze kuba yakubitirwa kwa Cyusa na Fisto nawe kuba yajya kwa Iribagiza ngo agende yice umwana, ese ibi bintu araza kuba yabyemera cyangwa ari buze kubyanga? Tugiye kurebera hamwe rero, nabyo ntago mwagize mubona ukuntu byaje kuba byarangira, ariko ndabizi neza ko uraza kuba waryoherwa ubwo ndibuze kuba nagosobanurira ukuntu byaje kuba byakurikiraho mu yindi scene iri buze kuba yaboneka ku munsi w'ejo, ukuntu baje kuba bayactinga. Ni ibintu biryoshye ku buryo kabisa, ari mpamvu ngushishikariza kureba neza nimba wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe kugira ngo nawe ujye mu muryango mugari hano kuri YouTube, aho dusanga
twanariza filime Inzira y'umusaraba cyangwa se n'izindi filime zigiye zitandukanye. Aha niho dusanga ibiganiro byiza kandi bigiye bitandukanye. Iyo ubonye filime hari ikintu cyiza ushaka yuko bagukorera cyangwa se harimo umukinyi ukunda cyane kurusha abandi ushaka kuba wamusuhuza cyangwa se wanagira n'ikindi umubwira, ubicisha aha ngaha muri comment kuko ubutumwa uba wamugeneye bumugeraho kugira ngo ukomeze kugenda ushimishwa n'ibyo uba ubona, kandi ubutumwa bamuhaye nawe igihe kiragera akagusubiza kuko aba yakubonye. Reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane kandi aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire wowe aho uherereye hose kuba wagenda muri comment ugashiramo akadarapo k'igihugu waba utuyemo kugira ngo tumenye abantu baba badukurikirana, cyane cyane abadukunda aho baba baherereye. Ni iby'ingenzi rero kuba wagenda muri comment ugashiramo akadarapo k'igihugu uherereyemo, warangiza ukanagenda nk'uko bisanzwe ukagenda muri comment ukavuga ati njyewe umukinyi uyu n'uyu, yaba Iribagiza, yaba Cusa, yaba Rugema, yaba Fiston, yaba Isimbi, yaba nde, mushiriyemo utu dutima kugira ngo mwereke yuko umukunda cyane kurusha abandi. Umuntu ukunda kurusha abandi ugenda ukamushiramo udutima twinshi cyane, warangiza ugashiraho n'izina rye ukavuga ati njyewe uyu muntu ndamukunda cyane kurusha abandi kandi nawe abyumve. Rugema yisanze muri situation atatekerezaga ku buryo ibintu byakomera cyane nka guca. Yaje azi ko aje gutarura umugore we tuzi nka mama Iribagiza, ariko ibyaje kuba yahura nabyo nagahomera munwa. Navuga ko ibya Rugema na mama Iribagiza bikomeje kugenda byayobekana kuri buri umwe wese, kuri buri ruhande rwose bikomeje kugenda byaba ibitangaza, ndetse byakomeje kugenda biyobekana ku buryo bikomeye cyane. Ubwo Iribagiza ndetse n'umugabo we bapanga kuba bajya gutarura mama Iribagiza kugira ngo aze arwarire hano kwa Cyusa, bimaze kwanzura yuko mu masaha ya nimugoroba bari buze kujyayo bakajya kumuzana ku kibi no ku cyiza akaba yarwarira hano kwa Cusa. Ibyo bitangaza Iribagiza yari yicaye aca kubona abona mama wiwe arizanye gake gake ababara cyane, arambwira ati kuki wiriwe wigora kandi nari buze kugutarura. Ubwo yari agiye kumuzanira umwana ngo abe asigatiye, nibwo Rugema utagira isoni yaje kuba yaza yinjira mu nzu ubunyonyombe kugira ngo amuterure amujyane. Nubwo filime yahise irangira rero, hano ngaha ibyaje kuba byakurikiraho nibyo nje kugira ngo mbe nakwibiraho gakeya kugira ngo tumenye hamwe ukuntu byaje kuba byarangira. Ubwo Iribagiza yasohokaga agasanga Rugema arimo aretetana mama we kugira ngo yongere amujyane, yese ahamagara umugabo we Cyusa kugira ngo aze arebe ibintu iyi nkozi y'ibibi Rugema iri kuba yakorera hano mu rugo rwabo. Bahise bahamagaza abandi bakozi baho mu rugo, bose baza n'ibibando nk'uko mwabibonye kuri thumbnail cyangwa nk'uko nabyanditse kuri title, kugira ngo baze kuba bahereza isomo uyu mugabo Rugema utagira isoni ikomeje kugenda yabangiririza umuryango. Rugema yatangiye kuba yapfukamanga kugira ngo asabe imbabazi, ariko byabaye iby'ubusa kuko asanzwe agira amanyanga menshi cyane. Ni umuntu bamenyereyeho utuntu tw'utunyanga, bamubwiye ati hama hamwe zikurye, ni weho wabyizaniye, hama hamwe zikubone. Hano ngaha rero byaje kuba byamubana ibibazo bikomeye cyane nk'uko ngiye kuba nabikubwira 5 kuri 5. Urasabwa kuba waguma hano kandi ukanatwiyungaho ubicishije mu byo gufungura ibuto ya subscribe, nawe ukajya mu bandi. Hari abajya bavuga yuko batazi aho iyo buto ya subscribe yaba iherereye, naho munsi ya video gakeya ku ruhande rw'iburyo. Ku rundi ruhande rero umusaza wa Nyirantambara nawe yarubiye, yari Amavubi, yarubiye ari guhamagaza aho Fiston ngo aze amuhe akazi cyangwa se ikiraka cyangwa se akazi k'ubugizi bwa nabi, ashaka ngo agende yice umwana wa Iribagiza. Mbese ibi bintu byo muri kubona bigiye kuba show, bigiye guhurirana, filime igiye kujya yaryoha. Noneho nimba Rugema amaze kuba yakubitirwa kwa Cyusa na Fiston nawe kuba yajya kwa Iribagiza ngo agende yice umwana, ese ibi bintu araza kuba yabyemera cyangwa ari buze kubyanga? Tugiye kurebera hamwe rero, nabyo ntabwo mwagize mubona ukuntu byaje kuba byarangira, ariko ndabizi neza ko uraza kuba waryoherwa ubwo ndibuze kuba nagosobanurira ukuntu byaje kuba byakurikiraho mu yindi scene iri buze kuba yaboneka ku munsi w'ejo, ukuntu baje kuba bayactinga. Ni ibintu biryoshye ku buryo kabisa, ari mpamvu ngushishikariza kureba neza nimba wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe kugira ngo nawe ujye mu muryango mugari hano kuri YouTube, aho dusanga twanariza filime Inzira y'umusaraba cyangwa se n'izindi filime zigiye zitandukanye. Aha niho dusanga ibiganiro byiza kandi bigiye bitandukanye. Iyo ubonye filime hari ikintu cyiza ushaka yuko bagukorera cyangwa se harimo umukinyi ukunda cyane kurusha abandi ushaka kuba wamusuhuza cyangwa se wanagira n'ikindi umubwira, ubicisha aha ngaha muri comment kuko ubutumwa uba wamugeneye bumugeraho kugira ngo ukomeze kugenda ushimishwa n'ibyo uba ubona, kandi ubutumwa bamuhaye nawe igihe kiragera akagusubiza kuko aba yakubonye.
reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane kandi aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire wowe aho uherereye hose kuba wagenda muri comment ugashiramo akadarapo k'igihugu waba utuyemo kugira ngo tumenye abantu baba badukurikirana cyane cyane abadukunda aho baba baherereye. Ni iby'ingenzi rero kuba wagenda muri comment ugashiramo akadarapo k'igihugu uherereyemo, warangiza ukanagenda nk'uko bisanzwe ukagenda muri comment ukavuga ati njyewe umukinyi uyu n'uyu, yaba Iribagiza, yaba Cusa, yaba Rugema, yaba Fiston, yaba Isimbi, yaba nde, mushiriyemo utu dutima kugira ngo mwereke yuko umukunda cyane kurusha abandi. Umuntu ukunda kurusha abandi ugenda ukamushiramo udutima twinshi cyane, warangiza ugashiraho n'izina rye ukavuga ati njyewe uyu muntu ndamukunda cyane kurusha abandi kandi nawe abyumve.